Bahaye ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV nkuko maze kwimenyera uri kumwe nanjye Victor umunsi ku munsi. Nyemera rero kano kanya nongere ngaruke ku ikipe y'igihugu Amavubi yaraye akoze ibitangaza, yaraye atweretse umukino mwiza hagati ya Zimbabwe, nuko icyizere cyo kongera kuba yajya mu gikombe cy'isi cyongera kuba kigaruka nyuma yaho yari amaze igihe kinini atsindwa imikino igiye itandukanye, harimo uwa Nigeria imaze kuba yayitsinda inshuro ebyiri zikurikiranya, haba mu Rwanda ndetse no muri Nigeria. Yagiye itsindwa imikino itandukanye, harimo uwa Benin. Abanyarwanda bakavuga ati u Rwanda kukina neza, u Rwanda ko tubona ko ufite amahirwe noneho kubu wakora amateka bwa mbere mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, tukaba twakigira mu gikombe cy'isi. Harabura iki cyakorwa kugira ngo Amavubi atange ibyishimo. Benshi rero bari bababaye, benshi bari bibazaga impamvu Amavubi adatsinda, dore ko na nyuma yaho Ferwafa itoreye umuyobozi mushyashya witwa Fabrice, umwana muto cyane ariko umaze kuba umugabo, akaba yakubaka n'amateka atandukanye. Ibi rero sinzi uko ambihera, gusa duhereye ku muyobozi wa Ferwafa, kimwe mu bintu ugomba kuba wamumenyaho nuko Fabrice numwe mu bayobozi babayeho batoya muri Ferwafa, mu bayobozi bose bagiye babaho. Ibi rero sinzi ukuntu benshi bavuga ko kuba umwana kugira gute, ariko numwe mu bashoramari bakomeye cyane, umunyafarumasi ufite farumasi yo ku rwego rwo hejuru, kuko kampani ye kugeza ubu ngubu iri ku isoko ry'imari n'imigabane. Kugira ngo rero kampani yawe igere ku isoko ry'imari n'imigabane, ni kimwe mu bintu bya mbere niyo success ya mbere kuri kampani ubundi, kuko ni ibintu bikorwa n'abantu b'inzobere mu bigendanye n'ibyo ngibyo by'ishoramari. Tuzahamagara nk'inzobere hanyuma baze badusobanurire nk'ukuntu wenda kampani kugira ngo ibe mu bigo by'ishoramari rikomeye cyane, ku buryo ku migabane ishobora kuba yajya ku migabane. Ibyo ni ibintu tugenda tugarukaho umunsi ku munsi, ariko reka tugaruke kuri ekipe yacu Amavubi rero byari ku isaha y'ejo saa 9 nibwo umukino watangiye ubera South Africa, dore ko ariho ekipe ya Zimbabwe iri kwakirira imikino yayo yose. Ibi rero byaje kuza gutuma abenshi bajya kureba uyu mupira, kuko bwa mbere na mbere uwitwa Adel nibwo bwa mbere yaramwenyuye kuva yafata ekipe y'igihugu Amavubi. Abenshi bakanamushidikanyaho muri systeme yagenda akinisha abakinnyi batandukanye b'Amavubi, ariko ku munsi w'ejo byagaragaraga ko ekipe ya Zimbabwe imwe mu ekipe akomeye cyane, dore ko yaje kuza kuba anabona n'itike yo kuzakina igikombe cya Afurika, mu gihe u Rwanda byarunaniye. Nibwo rero umupira watangiye ubona ko ku mpande zombi nta mukinnyi waburagamo, dore ko Adel bamwe mu bakinnyi yari yasaga nkaho yasoje umukino wa Nigeria bari gukina neza, nibo yongeye kuba atangiza. Harimo ba Mugisha Gilbert, Fiacre Mwizamu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubona ko na Zimbabwe yari yirinze kuba yakora ikosa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ekipe yacu y'igihugu Amavubi ikomeza kuba yirinda amakosa nk'uko ubushize bari bagiye babikora, harimo abakinnyi batandukanye ba Manzi Thierry, ba Mutsinzi Ange. Nibyo rero ekipe y'igihugu cyacu Amavubi yaje kuza kuba ikora, irinda gukora amakosa, ahubwo icungira amakosa ku ekipe bari bahanganye ya Zimbabwe. Ibi byaje kuba bituma uwitwa Mugisha Gilbert mu kibuga hagati yaje kuza kuba rekura
ikompra muri metero nyinshi cyane uvuye ku izamu, arekura ishoti nini cyane. Mugisha Gilbert yongera kubwira abanyarwanda ati ndi Mugisha wanyu, ndi Mugisha uzabageza mu gikombe cy'isi, ndi Mugisha ukunda ikipe y'igihugu, ushaka ko abanyarwanda bishima. Ibi rero byase bituma mu Rwanda abanyarwanda bose, kimwe n'uwitwa Fabrice umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse akaba hari amashusho yarigize kuba agaragara yagiye gufananga ikipe y'igihugu Amavubi ubwo yajyaga muri kani bwa mbere. Yaje kuza kuba rero nawe yishimana n'iyi kipe y'igihugu Amavubi, dore ko Amavubi yaraheruka gutsinda kera cyane igitego kimwe, nicyo cyaje kuza kuba kiba ikinyuranyo hagati y'amakipe yombi. Nuko Amavubi atahana intsinzi ya mbere, yaje kuza kuba n'umukino ari nako urangira. Hanyuma rero ikipe y'igihugu Amavubi yongera kugaruka ku mwanya wa gatatu, dore ko inganya amanota 11 n'ikipe ya Benin, iraza kuba yisobanura n'ikipe ya Lesotho. Ibi byatumye rero benshi bongera kugarura icyizere, baravuga ati birashoboka ko twazaba tujya mu gikombe cy'isi turamutse twisobanuye n'ikipe ya Benin tuzakina nayo tariki 6 Ukwakira, hanyuma tukaza kuba dukina na ekipe ya South Africa ino ku mwanya wa mbere, ikaba ikurikiwe na Nigeria mu itsinda C. Tukazaba dukina nayo ku itariki 13 Ukwakira. Ibi rero bikaba byongeye kuba bigarurira abakinnyi bacu morale, cyangwa se n'abanyarwanda bose abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko mu Rwanda. Baravuga ati noneho bwa mbere mu mateka ikipe yacu y'igihugu yabigiye gukora amateka yo kuzitabira igikombe cy'isi, dore ko ari igikombe cy'isi kizaba kitabiriwe bwa mbere n'ama ekipe menshi, dore ko agera kuri 48. Muri Afurika rero hakazaba hitabirwa ama ekipe agera ku 9. Ibi rero bikaba bishobora kuzahereza ekipe yacu y'igihugu Amavubi amahirwe yo kuba yabyitabira, dore ko n'umukunzi wa mbere w'ikipe y'igihugu Amavubi ari we nyakubahwa His Excellence Paul Kagame adahwema kubashyigikira ekipe yacu Amavubi, ariko akavuga ati nihehe bipfira, ese bigenda gute kugira ngo nka ekipe nk'iyi ngiyi tuba twashyizeho amafaranga, tuba twahaye ibikoresho bitandukanye. Ibi rero byaje kuza kuba bimotiva abasore b'igihugu cyacu. Mugisha Gilbert ubu ngubu ni intwari y'abanyarwanda. Mugisha Gilbert ubu ngubu abanyarwanda bose bari kumusingiza bavuga ati wakoze ibitangaza, wakoze ibyari bikenewe, dore ko yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kongera kugarura abanyarwanda ku bibuga, ndetse abenshi nta nubwo bari bazi ko ikipe y'igihugu Amavubi yakinnye, ariko bakimara kumva ko ishyizemo igitego, abenshi aho twari turi twagiye kubona tubona sare iruzuye, sare itangiye kuzamo abantu, urabona ko abanyarwanda banyotewe insinzi. Hari n'umufana twari turi kumwe yaturitse ararira ati kuva nabaho Amavubi aranshimishije. Amavubi aranshimishije rwose. Ubona ko nyine amarangamutima y'abanyarwanda amenshi anyoteye insinzi, anyoteye kubona u Rwanda. Murabona ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu biri gutera imbere, ni kimwe mu bihugu muri sekiteri zose tuba tuyoboye, ariko byagera mu ikipe y'igihugu Amavubi mu mupira w'amaguru ugasanga ntago ari ibintu byiza cyane. Byibura bwa mbere tubonye icyo kuvuga cyiza ku Mavubi, twizere ko bizakomerezaho, dore ko hari benshi babifuza ko ibi bintu byakomeza, ariko ugasanga bwa mbere na nyuma, cyangwa se nyuma na nyuma, ugasanga ibintu byose bigiye hasi, udashobora kumenya ngo ni ikihe kibazo. Ariko mbibutse ko ikipe y'igihugu yari yashyiriweho agahimbazamusyi ka miliyoni. Ubu ngubu umusore rwose w'Amavubi agahimbazamusyi katari ku mushahara kangana nagera kuri $1,000 baje kuza
kuba bayamanukana. Reka dutegereze rero ku itariki 6 uko bizaba bigenda, dore ko n'umukino Amavubi azahuramo na Benin bikahita byisobanura, dore ko tuzawakirira n'aha ngaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuri stade ivuguruye, stade Amahoro, imwe muri stade nziza muri Afurika niko twavuga. Ba diaspora benshi rwose mudaheruka no mu Rwanda, ikintu cya mbere buriya nakwibwira nuko imwe muri stade nziza, bimwe mu bikorwa remezo u Rwanda rumaze kuba rwageraho, na stade Amahoro irimo. Ibi rero ntago ari ibintu tuba tugomba gutinda, ariko tuba tugomba kubibutsa ko n'u Rwanda rwanyu mwagiye guhahira iyo ngiyo ibwaho Tamasimbi narwo rumaze kuba icyitegererezo. Ubu twavuga byinshi, twavuga stade Amahoro, twavuga convention, twavuga za arena, BK Arena. Abenshi mubona ko n'abahanzi bagiye batandukanye bahagera bakavuga ati iyi nzu niyo ya mbere muri Afurika, niyo ya mbere ishobora kuba yakira abantu benshi cyane, ariko none ikaba n'inzu y'imyidagaduro muri rusange. Ibi rero ni ibintu u Rwanda dukomeza kuba twishimira, ariko by'umwihariko tubonye umuyobozi nk'uyu mwiza witwa Fabrice, tukabona n'ikipe y'igihugu Amavubi atangira kuba yitwara neza, dore ko abenshi bari batangiye kuvuga ko Adele ashobora kuba yakirukanwa. Abenshi bavugaga ati Fabrice umaze gutorwa manda y'imyaka 4, ariko uyu mutoza nagera kuri Noheli ataratsinda match n'imwe y'Amavubi, dore ko kugira ngo abonamo amanota 3 kwijana, byasaga nkaho ari ku kigeranyo cyo kwijana ni 0.5 kwijana, dore ko yagiye atoza ama ekipa agiye atandukanye, Burundi, Kenya, n'izindi zigiye zitandukanye, ariko kugira ngo we atsinde ni ibintu bisaba byibura gitoza nka Kenya. Wabonaga ko kugira ngo abone amanota 3 byabaga biri kuri 1.5 kwijana, ariko byasaga nkaho biri kuri 1.5 kwijana, ariko ahagereye mu ekipe yacu Amavubi, bakavuga ati Fabrice n'umwe mu bantu bakunda abantu batsinda, kuko nadatsinda bishobora kuzaba bitamworohera uyu mugabo Adele. Yaje kuza kubasubiza abanyarwanda, rero abaha insinzi yari ikenewe, abaha umusaruro bari bakeneye, nkaho kuhora twumva ngo ekipe y'igihugu yahinduranyije abatoza, ngo uyu mutoza ngari gukina ibi n'ibi. Byari birambiranye, dore ko abenshi bumvaga bibazaga bakavuga ati se ibi ni ibiki, dore ko ikipe yacu tuyikunda, kubera iki mutaduha ibyishimo. Abenshi bakavuga ati ibyishimo ku Mavubi bizava hehe, ariko ibi ngibi byaje kuza kuba bisobanurwa neza ku mugoroba w'ejo. Ekipe yacu y'igihugu Amavubi bwa mbere ibasha kuba yabona amanota 3, n'icyizere cyo kuba yajya mu gikombe cy'isi bwa mbere mu mateka no gukora amateka ku banyarwanda, dore ko ni nka gift ikomeye cyane baba bahaye umukuru w'igihugu, kuko akunda umupira cyane, dore ko yajya no kureba igikombe cy'isi avuga ati byibura harimo n'ikipe yanjye y'igihugu. Ibyo rero reka tubihanga amaso, byibura ku itariki 6 Ukwakira, byibura tuzamenya ngo niki kijya mbere, niki ikipe yacu y'igihugu Amavubi izaba iduhishiye, dore ko iramutse itsinze uyu mukino wa Benin igakurikizaho South Africa, nayo twabonye ko idakomeye cyane, dore ko muri iri tsinda se ubwo imikino yatangiraga niyo kipe ya mbere twabanje kuba duheraho tuyitsindira ihuye mu mvura nyinshi cyane, ari nayo yaje kuza kubiduha motivation. Ariko icyo gihe baravugaga ati Amavubi noneho yazutse, nyuma yaho ibyakurikiyeho ni amarorerwa, yatangiye gutsindwa mu buryo butandukanye. Ibi rero reka tubihanga amaso, mwibutse ko ayo ni amakuru bari kugenda avugwa ku ikipe y'igihugu cyacu u Rwanda twikundira twese. Mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bizajya bitambuka kuri channel ya The Flame 24 TV. Nitwa Victor, mukomeze kugira amahoro y'Imana.